haciye iminsi havugwa amakuru atandukanye mu binyamakuru byo mu Rwanda bitandukanye, cyane cyane amakuru avuga kuri TOMCLOSE ndetse kandi avuga ko ari umuhanzi udashoboye. Ibi ngibi byaturutse kuri Ngabo Robin uyabazwa n'umunyamakuru Tayikuri Ndahiro, amubaza ikibazo gitandukanye ati ase uyu mugabo wamuvugaho iki, avuga TOMCLOSE, amweretse ifoto ye biteza akaduruvaye ku TOMCLOSE nacyo kimwe igeze avuga cyangwa bigaruka ko yaracitse gusa arabihorera. Gusa umugore we ntiyatinye kuvuga dore ko ari ibintu bidasanzwe ndetse byanamubaje cyane. Gusa ariko nanone mbere yuko njya kubyo TOMCLOSE yasubije, reka gato yambanze ngaruka ku buzima bw'uyu mugabo udasanzwe. Abenshi mwabonye byari biri kwesho muri rwose mu bigarukaho cyane cyane Ngabo Robin yateje ikibazo gikomeye kubaho nyabaga kubitewe n'ibyo yavuze ko uyu mugabo adashoboye, ntago azi kuririmba, baramukabirije. Gusa ushaka kuba utazi neza TOMCLOSE, ese na nyina bose barabasirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RPA Inkotanyi mbere yuko zihinduka RDF. Abo babyeyi badasanzwe babyeyi umwana bamwita TOMCLOSE. Uyu munsi none ari mu badasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda, yubatse izina kandi rikomeye. Ndabizi neza ko nawe nkuko ubibona tugiye vuga ko TOMCLOSE ari mu bantu batubatse izina nabambeshye. Niyo bavuga ko atazi kuririmba ariko nyamara izina rye ararifite, yamuvuze n'ahandi izina ryo yararyubatse nta kabuza. Gusa ariko reka mbere tugaruka ndetse kandi tunavuga cyane cyane ku byatangajwe na TOMCLOSE, tugenda none kuri aya mateka adasanzwe y'uyu mugabo, dore ko ushobora kuba mutabizi ko amateka ya TOMCLOSE arimo akabaro gakomeye n'agahinda gakomeye, upfusha ababyeyi bose ugasigara wirira. Ni ibintu bigoye cyane kubyumva, ariko turavugamo makeya ubu nawe tugaruka kuri byinshi cyane bidasanzwe kuri ino nkuru ndetse ikomeye kugenda ivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ni Dr. Muyombo Thomas aka TOMCLOSE, umuhanzi cyane wamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse kandi no mu mahanga baramuzi, dore ko yakoranye indirimbo ndetse kandi na Kingston. Indirimbo yamenyekanye cyane mu Rwanda dore ko icyo gihe yayikoze cyari igihe bigoye cyane kuba wabona umunyarwanda ku rwego mpuzamahanga, nta muhanzi n'umwe wakwemera ko bakora indirimbo. Kuva muri za 2007 TOMCLOSE ni umuhanzi kandi wibigwe n'amateka. Ndikubwira kandi umuhanzi ufite album 9 watwaye kandi ibihembo bya Salax Award inshuro 3 zose zikurikiranya, aho umuhanzi w'umwaka ndetse kandi ubushongore bwe n'ubukaka bwe wabibona neza dore ko yabushingiye kubwo yegukanaga irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro yaryo ndetse kandi imaze kuba 2011 ahigitse King James J Polly. Benshi bavuga ko imutso none nubwo batemabiye kuri stage aribyo Ngabo Robin yashingiyeho. Iyo gihe byakurikiyeho ndetse akimara gutwara iryo rushanwa yaritsinze ni agoma munwa. Mwese murabyibuka ko imvuru y'amabuye abafana ba J Polly basutse kuri stage ari ikibazo gikomeye, byari ibirori kandi bikaba n'akavuyo gakomeye. Ahamya ko rero izina rye afite uyu munsi none ndetse ndiyo afite cya gihe nta muhanzi n'umwe mu bo bari banganye gihe washoboraga kandi kumutwara riya rushanwa, kubera yuko uyu mugabo yarakomeye rwose bidasanzwe, yarakunzwe, yarafite indirimbo zikunzwe ndetse kandi yamaze kuba icyamamare bikomeye. Numanga cyane cyane ku buryo iyo agusobanurira ibintu wumva ashyiramo kandi ubwenge bwinshi cyane, dore ko ari Doctor. Ibi kandi ubanza ari nabyo kandi bituma kenshi cyane umugore we Tricia akunda kumutaka cyane, avuga ko ari umuntu w'umunyabwenge wamubereye ndetse hafi cyane akanamumenya wa mbere ku isi. None se ubundi TOMCLOSE ujya ubona ko uyu mugabo aba adasanzwe undi iyo ari kuvuga ngo ni umuvuzi w'abana rwose ubikora neza. TOMCLOSE ngo rero nawe rero aramukunda cyane, akunda Tricia bikomeye, ariko ngibyo byo kwirirwa amutaka ntabikozwa kuko ngo ntiyarata abana impyisi zihuma. Nuko kandi tumuzi nka TOMCLOSE nk'umuhanzi ukomeye, ariko nanone birashoboka ko kubuta tuza neza ko uyu muhanzi adasanzwe kuko uyu nguyu ni umugabo ndetse kandi wagerageje kujya mu gisirikare ngo yisikive cy'ababyeyi be, gusa birangaye by'ubusa. Ariko nanone kujya ku isikivi cy'ababyeyi bose bari abasirikare inshuro 2 zose byanga, ajya mu gisirikare bikanga. Ariko ushaka kuba utarubizi TOMCLOSE yabaye imfubyi kandi akiri akana gato cyane akiga amashuri ya primaire, ndetse kandi ndabwira ko uyu munsi none ababyeyi be bapfuye mu myaka 2 yikurikiranya. Ibi ngibi byatumye akurikirana ndetse arabona ko ubuzima bukomeye cyane, byamukomere cyane ndetse anyura no mu buzima bubi cyane bwari bumugoye cyane. TOMCLOSE ni byinshi cyane yanyuzemo ku buryo n'ibyumvisho ubwabyo ubyumva kuva biratangaje, ndetse kandi byinshi yanakoze ndetse kandi na byinshi yagezeho. Ariko se mu gihe ukundi tugarutse birambuye neza ubundi TOMCLOSE ni muntu ki mu buzima bwe busanzwe, byose bibaza rero katumaze tukugezaho ubundi ubashe kumenya neza TOMCLOSE by'umwihariko ubundi ni muntu ki. Ubuzima bwa TOMCLOSE ni igitabo kandi kirekire cyane cya wasoma ndetse ukabasha ndetse ukomenya ndetse na byinshi bidasanzwe kuko afite byinshi cyane yanyuzemo, bimwe kandi bikomeye bibabaje n'ibindi kandi byiza kugeza abaye uwo ari uyu munsi.
kandi byasigiye buri wese ndetse n'uwaba wabibonye ndetse n'uwabyumvise byamusigiye isomo. Mu 1984 nibwo Edouard Karangwa na Faithful Grace Dukuze babyaye kandi umwana w'umuhungu bamwita Thomas Muyombo yavukiye hitwa Amasindi mu burengerazuba bwa Uganda. Akiri umwana muto kandi Thomas Muyombo ntiyigeze agira amahirwe yo kwitabwaho no guhabwa ndetse urukundo rwuzuye rw'ababyeyi kuko bose bamusize mu muryango bakajya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Nubwo kandi yahuye n'ubuzima bugoye cyane akiri muto, Thomas Muyombo yaje gukora kandi abaho afite intego ndetse kandi abasha kwigeraho nko kandi yabigaruragaho mu nkuru yatandukanye ndetse yagiye aha ibinyamakuru bitandukanye avuga ubuzima bwe bwite n'uburyo ndetse kandi yaragiye kugira intego mu buzima bwe ndetse akagira n'abyica agiraho ko yanyuze mu buzima bugoye. Niyo kigana haye Kigali Today cyangwa se Keti Press. Ku izina rye kandi hiyongeraho kandi andi ashingiye ku byo yize aba Dr. Thomas Muyombo. Afite kandi no kuba yarabihuje n'umuziki ukongeraho ko yise TOMCLOSE. Ashimira cyane ababyeyi be batakiriho kuko iyo bataza kwizigama ubuzima bwabo ahubwo ko biba bisa nkaho bitari kuba byarabaye nk'ibyabaye uyu munsi none atabaragize ikigeraho, ahubwo rero bahisemo kwerekeza ku rugamba rwo kubohora igihugu bazi neza ko bashobora kandi no kuhasiga ubuzima, ariko bafite intego imwe gusa bashaka kugeraho kubera ko bagomba kugira aho bageze igihugu no kukibohora no gusubirana uburenganzira bwabo mu gihugu bambuye. TOMCLOSE avugaho kandi atakunze kubana na se ndetse ko yamubonye inshuro 5 zonyine mu buzima bwe. Se yagiye mu gisirikare TOMCLOSE akiri muto cyane cyane nyina nawe yaje kujya ku rugamba. TOMCLOSE kandi arerwa na sekuru na nyirakuru babyeraga nyina. Se wa TOMCLOSE kandi yitabye Imana mu 1995, nyina yiteye Imana mu 1996. Bapfuye urupfu rusanzwe. Urugamba kandi rumaze kurangira se yari Lieutenant Colonel, nyina akaba kandi yari Sergeant. Nyina ngo kandi ubwo yajyaga ku rugamba mu 1991 yajyanye TOMCLOSE ku mucuruzi ndetse umunyamahanga bari baturanye i Masindi witwaga Johnson, amubwira ko icyo azajya akenera nk'icyayi cyangwa ikindi kintu cyose azajya akimuha akagenda akagifata. TOMCLOSE iravuga ko icyo gihe akiri umwana yakundaga cyane gufata amakayi andi rero akajya nkaho yabaga yajugunye, dore ko uyu mugabo akunda guta amakayi cyane. Yamwiye ku munsi none ndetse hari igihe bavugaga ko TOMCLOSE yajya ku ishuri ajyanye amakayi menshi inshuro nyinshi bakundaga kuyamwiba ikaranya yagurutse gusaba amakayi wa mugabo. Nyina nagenda ngo ntiyamubwiye ahagiye, ahubwo agarutse mu mpera zo mu 1992 amaze umwaka urenga nibwo yamubwiye ibyo yararimo. TOMCLOSE kandi yari yaratangiye ishuri mu mashuri abanza ndetse kandi akajya yiga aba mu kigo nubwo yari akiri muto cyane nkuko ababyeyi be bari baragiye ku rugamba. Abavandimwe be kandi babiri babanaga na sekuru ndetse aho bita Kiboga muri Uganda. Nawe kandi ngo yaje kujyayo mu mpera zo mu 1993 ndetse no mu ntangiriro zo mu 1994 niho kandi bavuye bataha mu Rwanda. Nagira ko riko nanone TOMCLOSE yavuga ubuzima bwe umva ari ubuzima butangaje ndetse kandi bunababaje. Avuga ko ariko nanone igihe bari muri Uganda bwari ubuzima bugoye gusa ariko none babayemo. Uwo sekuru rero ni nawe kandi batahukanye mu Rwanda mu 1994 urugamba kandi rwo kuhora ndetse igihugu rurangiye ngo kandi bageze mu Rwanda basanga ibintu byinshi bikimeze nabi kuko ari bwo jenoside yari kirangira. Babanje kandi kujya kuba i Murambi mu ntara y'Iburasirazuba. Mu mpera za 1994 kandi nibwo TOMCLOSE yongeye kubonana na nyina ariko akaba atarazi niba ababyeyi be bakiriho. Ati mama yansanze turi gukina umupira n'abandi bana, ngiye kubona mbona araje, ambonye yaraturikararira, nanjye rero byarandenze nyine ndavuga ngo ntago bishoboka, ndamwegera ubundi nanjye ndarira, namona nkagira ngo ni inzozi ariko naramubonye. TOMCLOSE rero na nyina bahise baza kuba i Kigali ku Gishushu muri umwaka wa 1994. Icyo gihe kandi ngo nibwo nyina yatangiye kumubwira inkuru z'urugamba, amusobanura impamvu bari baragiye baramusize kwa nyirakuru. TOMCLOSE ati mama yambwiye ko twagombaga kandi kuza mu Rwanda kubera ko igihugu twari turimo ntabwo ari iwacu kandi mu Rwanda ntabwo bashaka ko tuza ku mahoro, rero byabaye ngombwa ko dukoresha izindi mbaraga. Byibura rero twifuje ko bakwemera ko tuza ku mahoro, byanze dukoresha urugamba. Nyina kandi ngo yabwiye TOMCLOSE icyo barwaniraga kwaro kugira ngo abanyarwanda bose bagire uburenganzira, bishyire bizane kandi babone amahirwe angana mu gihugu cyabo. Mu gihe kandi yari akiri muto yiga mu mashuri abanza muri Uganda, TOMCLOSE avuga ko abana biganaga bamuserezaga cyane bakamukorera ivangura kubera ko yari umunyamahanga, bakamugiraho kandi bakanamugana amagambo mabi cyane bashingiye kuba kandi yari umunyamahanga. Ati ku ishuri yo nabaga nashwanye n'abandi bana
ngewe bananserezaga bati wakanyarwanda we. Ijye mu mago kandi ku ishuri nibyo kandi nyina yamubwiye ko babaga kandi mu gihugu kitari icyabo. Tom Close kandi yabyumvise neza ubwo nyina yamusobanuraga nyuma y'urugamba, yumva kandi impamvu bagombaga kujya ku rugamba rwo kubohora u Rwanda muri 1995. Rero Tom Close yahise atangira kwiga mu mashuri abanza mu kigo kiri hafi yo kugishusha hitwa mu Rugando. Kandi yahise ahiga igihembwe kimwe gusa ahita ava ajya ku kigo cya Remera Academy gerereye i Remera aho bita mu Giporoso, naho kandi aza kuverekeza muri La Colombière. Tom Close kandi ntiyagize amahirwe yo kumara ndetse igihe kinini ari kumwe n'ababyeyi be, kandi bishingiye kuba bisa nkaho bari igihe kinini ndetse bamaze batari kumwe nabe, nanone ntibamaze igihe kirekire bari kumwe bishimanye. Ibyo byiza kandi nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu ngo bishime babinezererwe. Sese kandi Tayimana 1995 icyakora se nyuma yo kubohora igihugu ngo ntiyakunze kuza kubasura kenshi kuko ngo yaje kubareba inshuro nk'ebyiri gusa, kandi kubona uruhushya ntibyamwuhiraga cyane kuko yari umusirikare w'urwego rwo hejuru, yari Lieutenant Colonel. Tom Close ngo rero ati mu buzima bwanjye muzi gakeya yishwe n'uburwayi twamenye nyuma tubibwiwe na mama. Ibyo bintu kandi ngo Tom Close byaramubabaje cyane, ariko kubera ibindi bibazo byinshi yabayemo, ibibazo ngo yari yaramenyere cyane. Nyuma y'umwaka umwe kandi nyina nawe yaje kwitaba Imana 1996 ndetse baramushyingura mu isambu y'umuryango, ariko nyuma ngo umurambo we baje kwimura mu irimbi ya gisirikare i Kigali, naho se yashyinguwe Nyamata mu isambu y'iwabo. Tom Close kandi avuga ko nyina amaze gupfa n'abandi babanaga Kigali bahise basubira iwabo kwa sekuru Murasirazuba, usibye we umwe wasigaye Kigali ashakisha ubuzima kuko sekuru we kandi yarakiriho ariko yitabye Imana mu 2000. Tom Close kandi akomeza kubana na nyirakuru ubyara nyina yitabye Imana mu 2019. Bageze kandi Murasirazuba ndetse basanze sekuru yarimutse asigaba i Murambi. Sekuru kandi yarahavuye yimukira hitwa Ikibondo, aho kandi Ikibondo niho Tom Close yakomeje amashuri abanza, gusa ngo cyari ikigo kibi cyane kuko byasabaga kwitwaza intebe zo kwicaraho, amazi yo gutera mu ishuri kugira ngo batarwara imbaragasa, kandi hari ibintu bibi cyane. Wiyengayije ko icyo gihe ndetse byari binakomeye, yaravuye no ku kigo cyiza cya La Colombière, aho kandi umubyeyi we yari yaramujyanye kwiga dore ko cyari ikigo kiri mu bya mbere byiza i Kigali. Aho kandi Kibondo yaharangije amashuri abanza ari uwa mbere, atsinda kandi ikizamini cya leta akomereza ikiziguro mu cyiciro rusange troncome, nyuma kandi akomereza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye i Kigali muri RDK. Tom Close aho kandi yagize igitekerezo cyo kwiga ubuganga cyaturutse. Tom Close avuga kandi akimara kubona ndetse nyina na se bose basigaye bamusize ari wenyine ndetse kandi bamaze gupfa, yisanze kandi abona ko nta kintu agomba gukora uretse kwiga gusa. Ariko none icyamubaje nuko bose bapfuye bazize indwara, cyane cyane dore ko Tom Close avuga ko akimara kubonana na nyina yasanze nyina asigaye arwara igifu akaremba cyane cyane ntajye ku kazi bikagorana. Tom Close ati rero namuhaye isezerano ko ninkora nzaba umuganga nkazavura ndetse icyo gifu gikunda kurwara abantu benshi cyane ndetse kikanahitana. Tugiye kandi ngo rero yahise ndetse agira intego yo kuzagiraho, n'ikintu kandi yagombaga gukora ku buzima bwe kubera ko yagihaye ndetse akagira intego ye. Akirangiza kandi amashuri yisumbuye yahise ajya kwiga muri kaminuza Butare ndetse kandi yiga ibyerekeye no kuvura nk'uko yari yabisezeranyije umubyeyi we. Icyakora mbere yuko ajya kwiga i Butare ngo yagerageje kandi inshuro ebyiri kujya mu gisirikare ariko ntibyamukundira, akavuga kandi ngo ubwo ari Imana yabishatse nyine kugira ngo atajyayo ngo abe akora ibyo akora ubu ngubu uyu munsi wa none. Kugira ngo abikore byasabye ko Imana nyine yanga kujya mu gisirikare, ngo yumvaga ashaka kujya mu gisirikare agakomeza aho ababyeyi be baragereje mu gukorera igihugu. Kugeza ubu ngubu Tom Close kandi ni umuganga wabigize umwuga, kandi ni umuganga uvura abana ndetse kandi cyane cyane batoya, akaba ari n'umwe bafite izina rikomeye mu Rwanda. Ariko none si byose kubera ko ni umuhanga mu muziki ndetse kandi yubatse izina, nubwo bamwe umunsi wa none bari kubishwanira ndetse kubyemera byabagoye. Uyu nguyu Tom Close avuga kandi muri ubwo buzima bwose yaciyemo ikintu yumvaga kimuha imbaraga kikanamufasha gutera imbere, gishingiye cyane ku biganiro yakundaga kujyana na nyina. Ngo ntabwo kandi yamuganizaga nk'umwana, ahubwo yamuganizaga nk'umuntu mukuru, amubwira icyo barwaniye, akamubwira uko urugamba rwagenze. Nyina kandi ngo ntiyakundaga kuba imbere ku rugamba kuko yabaga mu by'amafaranga, n'ibyo kandi yize finance, akaba kandi yanabikozemo muri Minisiteri y'Ingabo Minadef mbere yo kwitaba Imana. Tom Close yagize ati ikima imbaraga nuko ibyo mama yambwiye barwane byose nyamibona,
abasigaye barimo kubishyigikira ndetse babishyira no mu bikorwa. Yaga kandi ambwira ko bifuza ko igihugu cyatera imbere, ko ndetse barwaniye kugira ngo bazane amajyambere. Rero ibyo ngibyo yatubwiye byose barwaniye byose, uyu munsi ndamutse mpfuye nkamusanga ahantu ari, namubwira nti ibyo mwarwaniye twabigezeho, ndetse n'ibitaragerwaho birimo kugerwaho cyangwa se bizagerwaho kandi hari ikize. Gusa ariko nubwo mama we ari we babanye cyane ugereranyije na papa we, kuko ngo ateranyije imyaka yose babanye, iyo yagiye kwiga muri interna akiri akana gato, iyo yamusize kandi akajya ku rugamba, niyo kandi babanye nyuma y'urugamba, imyaka yabaye ndetse na nyina ntiyarenga imyaka 6. Uwo kandi papa we kuko akenshi atakunze kumona mu rugo we, imyaka babanye nawe urayumva ni mike rwose, nako ni n'iminsi, ntabwo ari imyaka, iminsi 5 gusa mu buzima bwe. Kugeza ubu TOMCLOSE kandi ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana 5, akagira kandi n'abavandimwe 2, mukuru we na mushiki we. Abaho kandi byari kuba bibabaje cyane iyo ababyeyi be barwanira igihugu, uyu munsi kikaba kandi ari kibi nk'uko cyahoze. Ubu kandi ni umugabo wubatse kandi ufite icyizere ndetse w'umukire, ufite akazi keza muri leta, aho kandi ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Ni umwanya wahawe mu 2020, byemejwe kandi inama y'abaminisitiri. TOMCLOSE kandi ahamya ko guhabwa akazi k'ubuyobozi muri leta ari amahirwe kandi byerekana ko ndetse kandi ari undi muntu ndetse ushoboye kandi ugomba kugira ibyo ageraho ndetse ufite n'inzozi. Tom kandi igeze kuvuga kuri Madamu Jeannette Kagame wamutanzeho urugero agasaba abandi kumwigiraho. Asakana umufasha wa perezida yaremeye kandi ibyo akora akabishima ari ibintu bidasanzwe. Ati kuba ubuzima bwa TOMCLOSE bwaramuciye mu maso akabona agasanga ari ikintu akwiye kuvugaho, akabwira abantu ko abahanzi bakwiye kugira ubuzima, abandi rero bakaguma kubureberaho. Ni ikintu cyandenze, ni nayo mpamvu rero ntacyo nakivugaho kuko numvise nta magambo akwiye kwivugaho mfite, n'ubwo sinumva uko nayakoresha ndetse ntago nabona ayavuga bihagije. Uyu mugabo kandi umuziki yakoze ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo uyu munsi none ari ingiyamwamba mu muziki nyarwanda, ndetse kandi akazi keza afite agaheshwa ndetse no kuba yarize neza kandi yaragize intego mu buzima bwe. Hame kandi n'ubundi bushabitse akora bitandukanye, yakoze kandi byinshi cyane bidasanzwe, kuba ndetse yarakoze bidasanzwe harimo umuziki mu Rwanda, kuzamura abahanzi bakomeye umunsi tuzi nka The Ben n'abandi batandukanye. Mbese kuva ku mugabo mu muziki nyarwanda batarakoze bidasanzwe wabukoze kosa rikomeye. Uyu mugabo ariko cyane cyane yubatse n'inzu ndetse idasanzwe, inzu ya villa ifite agaciro karuga muri za miliyoni, iherereye cyane hitwa Karumuna mu karere ka Bugesera. Inzu kandi yakataboneka yubatse mu buryo bw'agatangaza, inzu kandi ndetse bigaragara ko ari inzu rwose ikomeye, ifite piscine imbere yayo ndetse yatashye mu mwaka wa 2021. TOMCLOSE umugabo ndetse wubatse ibigwi n'amateka. Gusa uyu munsi none benshi babona ko cyane cyane ibyo umugabo witwa Ngabo Robin yavuze, abenshi byarababaje avuga ko rwose bitakwiye kuba byavuzwe n'uyu mugabo, kubera ko ngo TOMCLOSE yakoze bidasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda, harimo kuba abahanzi ndetse kandi nawe yaragiye abazamura. Uyu munsi none bakaba bageze kure, ariko icyababaje benshi nuko uyu mugabo yaravuze byose. Gusa TOMCLOSE nta kintu kimwe gisatangaza uretse umugore we Trish yagaragaje ko yabashwe cyane n'ibyo uyu mugabo yatangaje. Gusa ne bavuga ko TOMCLOSE n'umundi ari umugabo udasanzwe ndetse wubatse ibigwi n'amateka, bigaragara ko ari umugabo ndetse uzahora yibukwa kubera ko yakoze ibidasanzwe kandi byatumye benshi bagira n'akamaro kuba bariho no kwera TOMCLOSE cyane cyane abahanzi. Ingaye nko kuri bumvisha amateka ya TOMCLOSE ndizera wasobanukiwe kandi ndizera ko byinshi ukeneye gusobanukirwa n'uzajya ubikuranga kuri subscribe, like ndetse na comment.